amahoro kandi nta mahoro ahari. Birirwa bahanurira ibyirari ryabo nyamara ngo barakiranirwa, nta nubwo Imana ibazi. Ni gute ubabwira ko Imana ibahaye umugisha Imana itabazi? Ni gute ubwira abo basambanyi ko Imana ibahaye umugisha batihanye ubusambanyi bwabo? Yesu, Mana idutabare cyane, Mana idufashe. Ni gute ubwira abo bicanyi bo mu mitima ko Imana ibahaye umugisha mu mitima yabo? Nta gukiranukira Imana kurimo. Garukira aho ngaho, ntabwo ari cyo Imana yaguhamagariye. Abo bantu ngo Imana iyo ibarebye irababara cyane. Abo bantu Imana iyo ibarebye igira agahinda gakomeye. Igisitaza ntikizabura kuza, ariko ukizana niwe uzabona ishyano. Ntabwo Imana yagutumye kuba igisitaza. Imana yagutumye gukora umurimo wayo. Imana yagutumye gusenga. Imana yagutumye kwihanisha abantu. Imana yagutumye kuririmba. Zunigiributa umwana yaraheze kera we. Umwana yaraheze kera. Ayiwe ngo tegereza neza uburyo utwaye agakiza. Kabuyatsi ngobyi umwana yaraheze kera we. Neza uburyo utwaye agakiza. Utabuyatsi ngobyi umwana yaraheze kera. Ayiwe ngo utabuyatsi ngobyi umwana yaraheze kera we. Uzi neza kuri umubeshyi, uzi neza kuri umusambanyi. Ese uwo mugisha uzaca hehe? Ese uwo mugisha uzanyura he? Mana yambwiye ngo hari abantu birirwa bayishyuza amasezerano, nyamara ayo masezerano ntaho bayagiranye. Ntaho bayagiranye. Mana ntabwo yigeze yururuka ngo ivugane nabo. Yahuye n'abo bahanuzi, nyamara bababwira ngo amahoro n'amahoro yari ahari. Mureke kwishyuza Imana, nimureke kwishyuza Imana. Urabizi neza ko nawe ukiranirwa, urabizi neza ko uri kugendera mu nzira zidatunganye, ariko aya masaha nkuzaniye iri jambo. Navugana nawe wa mubyeyi we, gira gutungana mu mutima wawe. Navugana nawe wa muhanuzi we, yongera usubire ku rufatiro, ugire gutunganira Imana, ugire kuba imbere y'Imana, ugire kongera guca bugufi, ugire kongera gusenga. Wihane, Yesu arakugirira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Wihane, Yesu arakugarukaho. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntaho yagiye. Imana yacu irahari, Imana yacu irareba. Yaritegereza irareba, iritegereza irareba, isanga warayihemukiye, isanga umurimo yagutumye kugira ngo ukore, nyamara ntabwo ari uri gukora. Ongera ugarukire Uwiteka, utarya kuri ubwo burozi bw'Uwiteka. Ongera ugarukire Uwiteka, udakubitwa inkoni y'Uwiteka, kuko Imana iraje. Iki nicyo gihe iraje. Imana yacu ntabwo izemera umurimo wayo bawutobanga uko babonye. Imana ihaza abantu batobanga umurimo w'Imana. Imana ihaza abantu bari gusebya izina ry'Imana. Imana ihaza abantu ziba ibinyoma.
abo ngabo bagenda bakiranirwa, abo ngabo batigeze bubaha Imana, abo ngabo kugira ngo babwirize abantu bihana ibyaha, bari kujya mu nyungu za Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Bahaye ikaze mwebwe mwese bakunzi b'Iriba ry'Abera TV, Imana Irahari TV ndetse na Rwanda Gospel Show. Dukomeje ibihe byiza byo kubana n'Imana mu masengesho, mu kuramya no guhimbaza. Imana ni yacu, ntawe twayiha, twarayikurikiye kandi tuyifitiye icyizere. Niyo mpamvu tuba twaje tukabatumira abatumirwa b'ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu kuri uyu munsi ndi kumwe na mushiki wacu mwene data. Turagusuhuje cyane. Yesu ashimwe. Sahimbazwe. Amakuru yawe ni meza? Amakuru ni meza. Yego. Wakwibwira abadukurikiye kugira ngo tujye gutaramana tuvuge ijambo ry'Imana tuziranye? Murakoze. Amazina yanjye ni Nyirarukundo Gloria Rebeka. Yego. Yesu aduhana umugisha cyane. Haleluya. Rebeka rero uhawe ikaze mu ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi byose Imana yashyize ku mutima wawe, Umwuka Wera kuyobore. Karibu. Murakoze cyane. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka umucuranzi abanza dufashe indirimbo agakorasi ho gatoya. Umwana yaraheze kera, tegereze neza uburyo twaye agakiza. Utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Oh, tegereza neza uburyo twaye agakiza. Utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Neza uburyo twaye agakiza. Utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze. Ayiwe ngo utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera we. Umwana yaraheze kera. Ayiwe ngo tegereza neza uburyo twaye agakiza. Utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera we. Uburyo twaye agakiza. Utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze. Ayiwe ngo utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera we. Umwana yaraheze kera. Ayiwe ngo utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera we. Umwana yaraheze kera. Ayiwe ngo tegereza neza uburyo twaye agakiza. Utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera we. Neza uburyo twaye agakiza. Utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Ayiwe ngo utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera we. Ati ingobyi, umwana yaraheze kera. Ayiwe ngo utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera we. Umwana yaraheze kera we. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Umuririmbyi yatubwiye ngo itegereze neza uburyo uhetse agakiza. Ngo utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Itegereze neza uburyo utwaye agakiza. Utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Niko umuririmbyi yatubwiye.
Imana idufashe, Imana itugirire neza, itwambika imbaraga. Mbere yuko dutangira gusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Ariko mu gusenga witekerezeho uburyo utwaye agakiza, uburyo utwaye uburirimbyi bwawe, witekereze neza uburyo uri gusenga, witekereze neza uburyo uri guhanura muri iyi minsi, uburyo uri kubwiriza ijambo ry'Imana. Nimba ko kuri kuribwiriza mu kuri ndetse no mu mwuka, itegereze neza uburyo utwaye agakiza, ngo utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Imana ishimwe cyane, uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Mana turagushimye, turakubashye aya masaha, tugushimiye neza n'urukundo watugiriye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze. Mana ukaba wemeye ko imirimo yawe ikomeza kwerekanwa muri twe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, iri jambo ryawe rigende rigere ku mitima ya benshi, rihindure benshi. Mana buri wese yitekereza akimara kumvira ijambo, yongere yambara imbaraga, yongere akomere, yongere agire ibihe byiza byo gusenga. Nyemerera uritegera amatwi wese akaryumva, umuha umugisha. Urakoze kugiye kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha. Mbanje gusuhuza inshuti zanjye, yaba bari mu Rwanda, yaba bari hanze y'u Rwanda. Yesu aduhana umugisha, murabizi ko ndabakunda. Yesu aduhana umugisha cyane. Reka rero badusomere ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 23 ku murongo wa 15 kugeza 17. Imana iduhana umugisha. Yeremiya ibice 23 murongo wa 15. Murongo wa 15 haragira hati: nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi ati, dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa apusinto, mbanyweshe amazi akarishye, kuko abahanuzi b'i Yerusalemu ari bo baturutsweho kutubaha Imana, bigakwira igihugu cyose. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe, bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. 17 bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati, nta kibi kizakubaho. 18 ninde wari urageza kuri 17 yego. 17 haragira hati, bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana n'umutima unangiye baramubwira bati, nta kibi kizakubaho. Amen. Yesu aduhana umugisha cyane. Iri jambo rirakomeye. Imana iduhana umugisha cyane kuri iri jambo, kandi unyemerere uritega amatwi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nicyo gituma Uwiteka ahagurutse kandi ahagurukiye abahanuzi, ngo aje kubagaburira uburozi ndetse n'amazi asharira. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga, kuko bavuze izina ry'Imana barivuga mu binyoma, kuko batukishije izina ry'Imana, kuko babeshyeye Imana. Abo bahanuzi ubwoko bwabo babwira abantu ngo ni amahoro, kandi nta mahoro ahari. Bakabwira ubwoko bw'Imana ngo hari ibitangaza, kandi nta bitangaza. Kandi ubwo bwoko bw'Imana bukiranirwa, bakabasezeranya ko Imana ibahaye umugisha, kandi nta mugisha Imana ibahaye. Ariko ngo Uwiteka ahagurukiye ngo abo bahanuzi
biyita abakozi b'Imana. Imana ntabwo yigeze ibamenya nubwo biyita abakozi b'Imana, ariko Imana ifite umubabaro n'agahinda cyane kuko abantu bari kuyiyitirira bakabesha ubwoko bw'Imana. Imana nicyo gitumye ngo ihagurutse, niko ijambo ry'Imana rivuze, ngo abo bahanuzi nubwo bibwira ko nabo bafite amahoro, Uwiteka yarakaye, ngo Uwiteka amanuye uburozi. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Natangije umuririmbyi mvuga ngo itegereze neza uburyo uhetse agakiza, uburyo utwaye agakiza, ngo utaba uhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Se niwaba wiyita umuhanuzi utakiri umuhanuzi w'Imana? Se niwaba wiyita pasiteri utakiri pasiteri? Ubwo burozi bw'Imana ntabwo uzabucika, niko Imana ivugana nawe. Ubwo burozi bw'Imana buraje kandi bukugezeho cyane. Imana yahaza agasuzuguro k'abantu bari gutoba umurimo wayo. Imana yahaza agasuzuguro k'abantu bari kuyibeshyera, cyo gitumye yururutse. bahora babwira bansuzugura bati, yego, Uwiteka yavuze muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana n'umutima unangira amubwira bati, nta kibi kizakubaho. ngo bahora babwira abantu basuzugura Imana bakabasezeranya amahoro, ngo niko Uwiteka yavuze. Ese wowe iyo bakubwiye ngo ni amahoro, nawe uzi neza ko atari amahoro? Ese umutima ntabwo ugucira urubanza? Umutima ntabwo ugucira urubanza? Nubwo bakubwira ngo hari amahoro, ariko nta mahoro ahari. Imana yarakaye, Imana irururutse, Imana yivanze mu murimo wayo, yanze abiyita abakozi b'Imana bari kuvanga ibyayo, bari kugusha abayo. Imana yarakaye cyane, inkoni y'Imana yururutse, umukwabo w'Imana ugiye gutangira. Imana yabihoreye kenshi, Imana yarabihoreye irabirengagiza mugira ngo ntabwo yababonye, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana yarakaye. Imana yarakaye, nicyo gituma yururutse ije kurengera ubwoko bwayo, nicyo gituma yururutse ije gukura urukungu mu masaka, nicyo gituma yururutse. Imana ije kwitamurura. Nimureke gusebya umurimo w'Imana, nimureke gusebya abantu b'Imana, nimureke kubeshyera Imana ngo yabatumye, nimureke kubwira abantu ngo hari amahoro kandi nta mahoro ahari. Nimureke Imana ihaza uko kubeshya kwanyu, muhora mubwira abantu mukababwira ngo hari amahoro, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibyo yabihaze. Imana ivuganye nawe aya masaha, wowe wa mukozi w'Imana we, wowe wacitse intege, wowe wasubiye inyuma, wowe utakigira amavuta. Ukaba usigaye ubeshya, ukaba usigaye utunzwe no kubeshya, ukaba usigaye utunzwe kuvuga ngo Imana yavuze kandi itavuze. Birababaje kuba wabwira umuntu ukiranirwa ngo ntiyakire umugisha, kandi mu mutima we huzuye ibyaha, mu mutima we huzuye ubusambanyi. Ntabwo ari icyo Imana yakuzaniye ku isi. Imana yarakuzanye irangije irakwimika kugira ngo ugire umumaro n'abandi bantu bagirireho umumaro, bakugirireho umumaro kuko uri umukozi wayo. Noneho kugira ngo bakugirireho umumaro, ahubwo uri kubabeshya. Aho kugira ngo bakugirireho umumaro, ni wowe uri kubagusha, ni wowe uri gutuma bacika intege, ni wowe uri gutuma basubira inyuma. Imana yarakaye, Imana yababaye. Wowe wiyita umuhanuzi, wowe wiyita umukozi w'Imana, uburozi bw'Imana bwururukiye kukurimbura, bwururukiye kuguhana kuko warakaje Imana. Imana yararakaye, Imana yarababaye. Garukira aho ngaho, reka kubeshyera Imana. Ijambo ryayo riratubwira neza ngo urufatiro rw'Uwiteka
rw'Uwiteka ruracyahagaze, ariko rwanditseho iri jambo ngo Uwiteka azabe. Ariko Uwiteka ari kukwitegereza wowe wa mupasiteri we, akabona nta gihande na kimwe uherereyemo. Uwiteka umurimo yagutumye ngo ukore ntabwo ari uri gukora, wa muhanuzi we. Uwiteka umurimo yaguhamagariye ntabwo ari uri gukora, urimo urivanga mu nyungu zawe bigatuma wica umurimo w'Imana. Ariko Imana irururutse iravuze ngo irababaye, Imana irururutse iravuze ngo ifite agahinda, ariko ibyo ntabwo izabyihanganira. Warabikoze umwaka wa mbere ubona nta mahoro, ubikora umwaka wa kabiri ubona nta mahoro, ariko Uwiteka arururutse. Amahirwe yaguhaye kugira ngo wihane, ayo mahirwe wayatesheje agaciro. Imana ishimwe, Imana idutabare cyane, Imana itugarukeho, Imana itwambike imbaraga. Yemwe babwira ngo amahoro ni amahoro, babwira ngo nimwakire umugisha, nyamara bakakubwira ngo niwakire umugisha. Uzi neza ko uri umugome, uzi neza ko uri umwicanyi, uzi neza ko uri umubeshyi, uzi neza ko uri umusambanyi. Ese uwo mugisha uzaca hehe? Ese uwo mugisha uzanyura he? Mana yambwiye ngo hari abantu birirwa bayishyuza amasezerano, nyamara ayo masezerano ntaho bayagiranye. Ntaho bayagiranye. Mana ntabwo yigeze yururuka ngo ivugane nabo. Yahuye n'abo bahanuzi, nyamara bababwira ngo amahoro nta mahoro yari ahari. Mureke kwishyuza Imana, nimureke kwishyuza Imana. Urabizi neza ko nawe ukiranirwa, urabizi neza ko uri kugendera mu nzira zidatunganye, ariko aya masaha nkuzaniye iri jambo. Ndavugana nawe wa mubyeyi we, gira gutungana mu mutima wawe. Ndavugana nawe wa muhanuzi we, ongera usubire ku rufatiro, ugire gutunganira Imana, ugire kuba imbere y'Imana, ugire kongera guca bugufi, ugire kongera gusenga. Wihane, Yesu arakugirira imbabazi. Imana ishimwe cyane, wihane, Yesu arakugarukaho. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntaho yagiye, Imana yacu irahari, Imana yacu irareba. Yaritegereje irareba, iritegereza irareba, isanga warayihemukiye, isanga umurimo yagutumye kugira ngo ukore, nyamara ntabwo ari uri gukora. Ongera ugarukire Uwiteka, utarya kuri ubwo burozi bw'Uwiteka. Ongera ugarukire Uwiteka, udakubitwa inkoni y'Uwiteka, kuko Imana iraje. Iki nicyo gihe iraje. Imana yacu ntabwo izemera umurimo wayo bawutobanga uko babonye. Imana ihaza abantu batobanga umurimo w'Imana. Imana ihaza abantu bari gusebya izina ry'Imana. Imana ihaza abantu ziba ibinyoma, abo ngabo bagenda bakiranirwa, abo ngabo batigeze bubaha Imana, abo ngabo kugira ngo babwirize abantu bihana ibyaha, bari kujya mu nyungu zabo. Abo ngabo kugira babwirize abantu bave mu byaha, abo ngabo bari kwifatanya n'abatizera kugeza iyi saha. Kugira ngo ubone umuntu muzima biragoye, kugira ngo ubone umukozi w'Imana uruhukiraho biragoye. Abakozi b'Imana benshi baromoraga imitima y'abantu, bagahumuriza abantu, ahubwo nibo bari kubakomeretsa. Ariko Uwiteka arababaye, Imana yambwiye ngo irababaye cyane. Nicyo gituma yururukanyira ijambo, iri kuvuga ngo ntabwo izabihanganira, ntabwo Imana izabihanganira. Yabahaye umwanya uhagije kugira ngo irebe ko mwakwisubiraho, kugira ngo irebe ko mwakwihana, ariko mwanze kwihana, ariko mwanze kwihana. Ayiwe, Imana ivuganye nanjye aya magambo, nkubwire ngo garukira aho ngaho, nkubwire ngo ihanire kureka, reka kugira Imana akamenyero. Imana nta muntu ujya uyimenyera, Imana nta muntu ujya uyibeshyera, Imana ntabwo izabyihanganira. Imana izanye uburozi. Haleluya. Imana izanye uburozi, Imana izanye uburozi, kandi uburozi wahawe n'Imana, ubwo burozi buzakwica, nta nubwo uzigera wibukwa.
Mana ihabwe icyubahiro, Mana idufashe, Mana itwambike imbaraga, Mana idukomeze mu gihe gisa n'iki. Haleluya. Mana itwambike imbaraga mu gihe gikomeye, kuko iki ni igihe intwari ngo zarananiwe, ubu hasigaye intwarane. Hasigaye umuntu burara akihangana ariko akajya kuvugira Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Nguwo niwe Imana ikeneye. Yesu uzirata iki imbere y'Imana? Birababaje cyane, birababaje kuba warakoreye Imana, birababaje kuba waruriye imisozi, birababaje kuba warasenze, ariko amasengesho yawe ntazagira umumaro imbere y'Imana. Birababaje, biteye agahinda, birababaje. Garukira aho ngaho. Mana yacu ni Imana. Hari umuririmbyi ujya uvuga ngo haragowe abanyabyaha banze kubireka ngo bicare neza bazi ko bicaye hejuru y'iki y'umuriro. Imana idutabare, Imana idufashe cyane. Imana ifite ifuhe rikomeye, Imana ifite ifuhe rikomeye ry'umurimo wayo. Imana irababaye cyane. Garukira aho ngaho, garukira aho ngaho wa mugabo we, garukira aho ngaho wa muririmbyi we. Imana yagutumye kuririmba, ntabwo yagutumye amagambo. Garukira aho ngaho pasiteri we, Imana yagutumye kubwiriza ubwoko bw'Imana kugira ngo bave mu byaha. Ntabwo yagutumye kugira ngo ukomeretse abantu. Garukira aho ngaho wa muvugabutumwa we, garukira aho ngaho, reka kurengwa ngo nurangiza ubeshyera Imana. Garukira aho ngaho, kuko Imana ntabwo yabyihanganira ngo izanye uburozi, kandi ubwo burozi nibukugeraho buzakwica. Ubwo burozi bw'Imana nibukugeraho nta mbabazi buzakugirira, kuko Imana yaguhaye agahe kugira ngo witekerezeho. Komeza kuyimenyera, komeza kuyimenyera. Garukira aho ngaho. Imana irababaye cyane. Garukira aho ngaho. Uyu mukwabu Imana izanye mu bwoko bwayo, uyu mukwabu Imana izanye mu bayibeshyeye. Uri umunyabwenge wahita wihana, uri umunyabwenge wahita ugarukira aho ngaho kugira ngo ubwo burozi bw'Imana butakugeraho, kugira ngo uwo mukwabu w'Imana utakugeraho. Imana iduhane umugisha, Imana idufashe cyane. Reka kwirata amashuri, reka kwirata icyo cyubahiro. Icyo cyubahiro ni Imana yakiguhaye, icyo cyubahiro ni Imana yakiguhaye. Emerera Imana, emerera Imana. Garukira aho ngaho, wikishyira hejuru. Ntabwo Imana ikunda abantu bishyira hejuru. Ko waba umeze kose, ubutunzi waba ufite bwose, tekereza neza aho wabikuye. Menye neza ko ari Yesu wabiguhaye. Ndagira ngo ugarukire aho ngaho. Wirirwa ubwira abantu ngo amahoro, kandi nta mahoro ahari. Wirirwa ubahanurira ibyirari ryabo, nyamara ngo barakiranirwa, nta nubwo Imana ibazi. Ni gute ubabwira ko Imana ibahaye umugisha Imana itabazi? Ni gute ubwira abo basambanyi ko Imana ibahaye umugisha batihanye ubusambanyi bwabo? Yesu, Imana idutabare cyane, Imana idufashe. Ni gute ubwira abo bicanyi bo mu mitima ko Imana ibahaye umugisha mu mitima yabo? Nta gukiranukira Imana kurimo. Garukira aho ngaho. Ntabwo ari cyo Imana yaguhamagariye. Abo bantu ngo Imana iyo ibarebye irababara cyane. Abo bantu Imana iyo ibarebye igira agahinda gakomeye. Igisitaza ntikizabura kuza, ariko ukizana niwe uzabona ishyano. Ntabwo Imana yagutumye kuba igisitaza. Imana yagutumye gukora umurimo wayo. Imana yagutumye gusenga. Imana yagutumye kwihanisha abantu. Imana yagutumye kuririmba. Imana yagutumye kugira ngo ubere maso umurimo wayo.
Imana yagutumye kugira ngo ugire umumaro muri iyi si mu gihe cyose ugihumeka. Imana ikaba yaragushyizeho icyubahiro cyo kuyivugira, noneho kugira ngo uyivugire ahubwo uri kuyitesha agaciro, aho kugira ngo uyivugire ahubwo uri mu magambo, aho kugira ngo uyivugire ahubwo uri mu matiku, aho kugira ngo uyivugire urimo uratukisha izina ryayo. Imana irababaye, Imana ifite agahinda, Imana izanye umukwabu wayo, Imana izanye uburozi bwayo, izanye n'amazi. Ayo mazi ngo ararura, ayo mazi nayo ni uburozi, ayo mazi ni aside, ayo mazi azagutwika. Ayo mazi ntabwo ari ayo kugukiza, ahubwo ni ayo kukwica, kuko wanze kumvira Imana, kuko wabeshyeye Imana. Imana irababaye kuko wayibeshyeye, kuko wayibeshyeye. Imana irababaye kuko nta mumaro ukiyifitiye, kuko wirirwa ubeshya. Imana irababaye. Garukira aho ngaho, garukira aho ngaho. Wakabaye umunyabwenge, wakubashya Imana. Wakabaye umunyabwenge, wasenze. Wakabaye umunyabwenge, wakubaha Imana. Wakabaye umunyabwenge, wakora umurimo w'Imana nk'uko Imana yaguhaye kugira ngo ukore, nk'uko Imana yagushyizeho ikimenyetso cyo kugira ngo uzakorere Imana. Nyemerera rero, reka gutukisha Imana, reka gutukisha izina ry'Imana. Nyemerera ugarukire aho ngaho. Haleluya! Nyemerera ugarukire aho ngaho. Yesu afite ifuhe rikomeye, Yesu afite umubabaro, ariko nyemerera ugarukire aho ngaho. Imana izakugirira ibambe n'imbabazi. Nyemerera ugarukire aho ngaho, Imana izagutabara. Kugira ngo nkubwire ngo nawe ujya gusenga kanga kwihana ibyaha, nta mugisha w'Imana uzabona. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe ujya gusenga ugasengera ku busambanyi, ugasengera ku bugome, ugasengera ku bujura, ugasengera ku irari, ugasengera mu kwifuriza n'aba bandi, nta mugisha uzabona. Imana irababaye. Senga ukiranutse, senga ukiranuka, senga umutima utagucira urubanza. Genda wibwira mu mutima ngo Yesu aje ubu ngubu najya hehe. Ndagira ngo mbabwire ngo waba uri gusenga Yesu akaza, waba uryamye uri mu buriri bwawe Yesu akaza. Ese naza azasanga umeze ute? Ese naza azasanga ukiranuka? Ese naza mu bazajyana nawe azakujyana? Si umutima ntabwo uri kugucira urubanza. Haleluya! Mutima ntabwo uri kugucira urubanza. Garukira aho ngaho, garukira aho ngaho. Wakabaye umunyabwenge wakwihana, wakabaye umunyabwenge waba imbere y'Imana ukagarukira Imana. Imana ikakugirira imbabazi. Imana yacu iteze amaboko, Imana yacu iteze amaboko, yiteguye kukubabarira. Senga kandi usenge mu kuri. Imana ikunda abantu bayibwisa ukuri. Imana nta cyaha itababarira, ariko urihagararaho ukajya kugisengana, ukemera ukagitahana, ukemera ukakirarana. Warangiza ngo ukeneye umugisha, nta mugisha w'Imana uzabona. Umuvumo w'Imana izakuzaho, umuvumo w'Imana uzakugeraho, kuko wasenze mu buryarya. Umuvumo w'Imana uzakuzaho kuko wanze kwihana ibyaha. Umuvumo w'Imana uzakuzaho. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Imana iraje, Imana iraje. Iki gihe Satani arimo ararobanura abe, n'Imana ikarobanura abayo. Ese uri mu ruhe ruhande? Byaruta ukajya mu ruhande rumwe, byaruta ukajya mu ruhande rumwe
ukareka kubivangavanga, ukareka kuba ikiraro, ukareka kuba icyapa. Urarushwa n'iki wurura iyo misozi? Urayirushwa n'iki wiyiriza ubusa? Ko Imana iba itakubonye kubw'ibyaha byawe wanze kurekura, ko Imana iba itakubonye kubw'akagambane ugambanira abandi, Imana iba yakubonye kubw'iryo shyari, Imana iba yakubonye. Urava mu bapfumu ugashaka no kujya imbere y'Imana, aho kugira ngo ukunde abami babiri, wahitamo umwe. Nshuti yanjye, wahitamo umwe, wahitamo umwe. Uwisemo akaba ariwe uzaguhemba. Haleluya, Mana ishimwe. Wahitamo umwe, uwisemo akaba ariwe uzaguhemba. Nimba ukurikiye Imana, yikurikire n'ibyawe byose. Nimba ukurikiye Imana, yikurikire uyubaha, yikurikire ufite ukuri, yikurikire wanga ibyaha, yikurikire ukiranuka, yikurikire wiyemeze kuyikurikira, wiyemeze kuyihanga amaso. Waba uraye uyihanga amaso, uri mu ntambaro uyihanga amaso. Muririmbyi yaravuze ngo ntiducogore gusenga ngo kugeza ubwo Yesu azaza. Reka gucogora, reka gucogora, reka gucika intege. Ngo nurangiza uve mu byizerwa, ngo nurangiza usubire inyuma, ngo nurangiza utugishe izina ry'Imana, kuko uburozi bw'Imana buzaguhitana nukomeza kuvanga. Uvangavanga. Mana itugirire neza, Mana dutabare, Mana turere, Mana dutabare, Mana tugirire neza. Iki ni cya gihe, turi ba Nowa. Babwira abantu ngo mwihane, ntimuzategereze ngo mutegereje Nowa wa kera. Nowa yabwiye ubwoko bw'Imana ngo nibwihane, bamwe baramusuzugura. Ijambo ndagira ngo nkubwire ngo nturisuzugure. Uzi neza ko uri umugome, uzi neza ko uri umwicanyi, uzi neza ko uri umubeshyi, uzi neza ko uri umusambanyi. Ese uwo mugisha uzaca hehe? Ese uwo mugisha uzanyura he? Mana yambwiye ngo hari abantu birirwa bayishyuza amasezerano, nyamara ayo masezerano ntaho bayagiranye. Ntaho bayagiranye. Mana ntabwo yigeze yururuka ngo ivugane nabo. Yahuye n'abo bahanuzi, nyamara bababwira ngo amahoro, nta mahoro yari ahari. Mureke kwishyuza Imana, nimureke kwishyuza Imana. Urabizi neza ko nawe ukiranirwa, urabizi neza ko uri kugendera mu nzira zidatunganye, ariko aya masaha nkuzaniye iri jambo. Navugana nawe wa mubyeyi we, gira gutungana mu mutima wawe. Navugana nawe wa muhanuzi we, yongera usubire ku rufatiro, ugire gutunganira Imana, ugire kuba imbere y'Imana, ugire kongera guca bugufi, ugire kongera gusenga. Wihane, Yesu arakugirira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Wihane, Yesu arakugarukaho. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntaho yagiye. Imana yacu irahari, Imana yacu irareba. Yaritegereza irareba, iritegereza irareba, isanga warayihemukiye, isanga umurimo yagutumye kugira ngo ukore, nyamara ntabwo ari uri gukora. Ongera ugarukire Uwiteka, utarya kuri ubwo burozi bw'Uwiteka. Ongera ugarukire Uwiteka, udakubitwa inkoni y'Uwiteka, kuko Imana iraje. Iki ni cyo gihe iraje. Imana yacu ntabwo izemera umurimo wayo bawutobanga uko babonye. Imana ihaza abantu batobanga umurimo w'Imana. Imana ihaza abantu bari gusebya izina ry'Imana. Imana ihaza abantu ziba ibinyoma, abo ngabo bagenda bakiranirwa, abo ngabo batigeze bubaha Imana, abo ngabo kugira ngo babwirize abantu bihana ibyaha, bari
kujya mu nyungu zabo, abo ngabo kugira babwirize abantu bave mu byaha, abo ngabo bari kwifatanya n'abatizera kugeza iyi saha. Kugira ngo ubone umuntu muzima biragoye, kugira ngo ubone umukozi w'Imana uruhukiraho biragoye. Abakozi b'Imana benshi baromoraga imitima y'abantu bagahumuriza abantu, ahubwo nibo bari kubakomeretsa. Ariko Uwiteka arababaye, Imana yambwiye ngo irababaye cyane. Nicyo gituma yururukanyira ijambo iri kuvuga ngo ntabwo izabihanganira, ntabwo Imana izabihanganira. Yabahaye umwanya uhagije kugira ngo irebe ko mwakwisubiraho, kugira ngo irebe ko mwakwihana, ariko mwanze kwihana, ariko mwanze kwihana. Ayiwe, Imana ivuganye nanjye aya magambo, nkubwire ngo garukira aho ngaho, nkubwire ngo ihanire kureka, reka kugira Imana akamenyero. Imana nta muntu ujya uyimenyera, Imana nta muntu ujya uyibeshyera, Imana ntabwo izabyihanganira. Imana izanye uburozi, haleluya. Imana izanye uburozi, Imana izanye uburozi, kandi uburozi wahawe n'Imana, ubwo burozi buzakwica, nta nubwo uzigera wibukwa. Imana ihabwe icyubahiro, Imana idufashe, Imana itwambike imbaraga, Imana idukomeze mu gihe gisa n'iki, haleluya. Imana itwambike imbaraga mu gihe gikomeye, kuko iki ni igihe intwari ngo zarananiwe, ubu hasigaye intwarane. Hasigaye umuntu uburara akihangana ariko akajya kuvugira Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Nguwo niwe Imana ikeneye. Ese uzirata iki imbere y'Imana? Birababaje cyane, birababaje kuba warakoreye Imana, birababaje kuba waruriye imisozi, birababaje kuba warasenze, ariko amasengesho yawe ntazagira umumaro imbere y'Imana. Birababaje, biteye agahinda, birababaje. Garukira aho ngaho. Imana yacu ni Imana. Hari umuririmbyi ujya uvuga ngo haragowe abanyabyaha banze kubireka, ngo bicare neza bazi ko bicaye hejuru y'iki, y'umuriro. Imana idutabare, Imana idufashe cyane. Imana ifite ifuhe rikomeye, Imana ifite ifuhe rikomeye y'umurimo wayo. Imana irababaye cyane. Garukira aho ngaho, garukira aho ngaho wa mugabo we, garukira aho ngaho wa muririmbyi we. Imana yagutumye kuririmba, ntabwo yagutumye amagambo. Garukira aho ngaho pasiteri we, Imana yagutumye kubwiriza ubwoko bw'Imana kugira ngo bave mu byaha, ntabwo yagutumye kugira ngo ukomeretse abantu. Garukira aho ngaho wa muvugabutumwa we, garukira aho ngaho, reka kurengwa ngo nurangiza ubeshyera Imana. Garukira aho ngaho, kuko Imana ntabwo yabyihanganira ngo izanye uburozi, kandi ubwo burozi nibukugeraho buzakwica. Ubwo burozi bw'Imana nibukugeraho nta mbabazi buzakugirira, kuko Imana yaguhaye agayo kugira ngo witekerezeho. Komeza kuyimenyera, komeza kuyimenyera. Garukira aho ngaho, Imana irababaye cyane. Garukira aho ngaho. Uyu mukwabu Imana izanye mu bwoko bwayo, uyu mukwabu Imana izanye mu bayibeshyeye. Uri umunyabwenge wahita wihana, uri umunyabwenge wahita ugarukira aho ngaho, kugira ngo ubwo burozi bw'Imana butakugeraho, kugira ngo uwo mukwabu w'Imana utakugeraho. Imana iduhana umugisha, Imana idufashe cyane. Reka kwirata amashuri, reka kwirata icyo cyubahiro. Icyo cyubahiro ni Imana yakiguhaye, icyo cyubahiro ni Imana yakiguhaye. Emerera Imana, emerera Imana. Garukira aho ngaho, wikishyira hejuru. Ntabwo Imana ikunda abantu bishyira hejuru, ko waba umeze kose, ubutunzi waba ufite bwose. Tekereza neza aho wabikuye, menye neza ko ari Yesu wabiguhaye. Ndagira ngo ugarukire aho ngaho. Wirirwa ubwira abantu ngo amahoro, kandi nta mahoro ahari.
birirwa bahanurira ibyirari ryabo nyamara ngo barakiranirwa nta nubwo Imana ibazi. Ni gute ubabwira ko Imana ibahaye umugisha Imana itabazi? Ni gute ubwira abo basambanyi ko Imana ibahaye umugisha batihanye ubusambanyi bwabo? Yesu, Mana idutabare cyane, Mana idufashe. Ni gute ubwira abo bicanyi bo mu mitima ko Imana ibahaye umugisha mu mitima yabo? nta gukiranukira Imana kurimo. Garukira aho ngaho, ntabwo ari cyo Imana yaguhamagariye. Abo bantu ngo Imana iyo ibarebye irababara cyane. Abo bantu Imana iyo ibarebye igira agahinda gakomeye. Igisitaza ntikizabura kuza, ariko ukizana niwe uzabona ishyano. Ntabwo Imana yagutumye kuba igisitaza. Imana yagutumye gukora umurimo wayo. Imana yagutumye gusenga. Imana yagutumye kwihanisha abantu. Imana yagutumye kuririmba. Zonigere botayasire. Imana yagutumye kugira ngo ubere maso umurimo wayo. Imana yagutumye kugira ngo ugire umumaro muri iyi si mu gihe cyose ugihumeka. Imana ikaba yaragushyizeho icyubahiro cyo kuyivugira. Noneho kugira ngo uyivugire ahubwo uri kuyitesha agaciro. Aho kugira ngo uyivugire ahubwo uri mu magambo. Aho kugira ngo uyivugire ahubwo uri mu matiku. Aho kugira ngo uyivugire urimo uratukisha izina ryayo. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Imana izanye umukwabu wayo, Imana izanye uburozi bwayo, izanye n'amazi. Ayo mazi ngo ararura, ayo mazi nayo ni uburozi, ayo mazi ni aside, ayo mazi azagutwika. Ayo mazi ntabwo ari ayo kugukiza, ahubwo ni ayo kukwica, kuko wanze kumvira Imana, kuko wabeshyeye Imana. Imana irababaye kuko wayibeshyeye, kuko wayibeshyeye. Imana irababaye kuko nta mumaro ukiyifitiye, kuko wirirwa ubeshya. Imana irababaye. Garukira aho ngaho, garukira aho ngaho. Wakabaye umunyabwenge wakubashya Imana, wakabaye umunyabwenge wasenze, wakabaye umunyabwenge wakubaha Imana, wakabaye umunyabwenge wakora umurimo w'Imana nk'uko Imana yaguhaye kugira ngo ukore, nk'uko Imana yagushyizeho ikimenyetso cyo kugira ngo uzakorera Imana. Nyemerera rero, reka gutukisha Imana, reka gutukisha izina ry'Imana. Nyemerera ugarukire aho ngaho. Haleluya! Nyemerera ugarukire aho ngaho. Yesu afite ifuhe rikomeye, Yesu afite umubabaro, ariko nyemerera ugarukire aho ngaho. Imana izakugirira ibambe n'imbabazi. Nyemerera ugarukire aho ngaho, Imana izagutabara. Kugira ngo nkubwire ngo nawe ujya gusenga kanga kwihana ibyaha, nta mugisha w'Imana uzabona. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe ujya gusenga ugasengera ku busambanyi, ugasengera ku bugome, ugasengera ku bujura, ugasengera ku irari, ugasengera mu kwifuriza n'aba bandi, nta mugisha uzabona. Imana irababaye. Senga ukiranutse, senga ukiranuka, senga umutima utagucira urubanza. Genda wibwira mu mutima ngo Yesu aje ubu ngubu najya hehe. Nagira ngo mbabwire ngo waba uri gusenga Yesu akaza, waba uryamye uri mu buriri bwawe Yesu akaza. Ese naza azasanga umeze ute? Ese naza azasanga ukiranuka? Ese naza mu bazajyana nawe azakujyana? Umutima ntabwo uri kugucira urubanza. Haleluya! Umutima ntabwo uri kugucira urubanza. Garukira aho ngaho, garukira aho ngaho. Wakabaye umunyabwenge wakwihana, wakabaye umunyabwenge waba imbere y'Imana ukagarukira Imana,
Imana ikakugirira imbabazi. Mana yacu iteze amaboko, Mana yacu iteze amaboko, yiteguye kukubabarira. Senga kandi usenge mu kuri ndetse no mu mwuka. Mana ikunda abantu bayisenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Mana ikunda abantu bayibwiza ukuri. Mana nta cyaha itababarira, ariko urihagararaho ukajya kugisengana, kemera ukagitahana, kemera ukakirarana. Warangiza ngo ukeneye umugisha, nta mugisha w'Imana uzabona. Umuvumo w'Imana izakuzaho, umuvumo w'Imana uzakugeraho, kuko wasenze mu buryarya. Umuvumo w'Imana uzakuzaho kuko wanze kwihana ibyaha. Umuvumo w'Imana uzakuzaho. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Imana iraje, Imana iraje. Iki gihe Satani arimo ararobanura be, n'Imana ikarobanura abayo. Ese uri mu ruhe ruhande? Byaruta ukajya mu ruhande rumwe, byaruta ukajya mu ruhande rumwe, ukareka kubivangavanga, ukareka kuba ikiraro, ukareka kuba icyapa. Urarushwa n'iki wurura iyo misozi? Urayirushwa n'iki wiyiriza ubusa? Ko Imana iba itakubonye kubw'ibyaha byawe wanze kurekura. Ko Imana iba itakubonye kubw'akagambane ugambanira abandi, Imana iba yakubonye. Kubw'iryo shyari, Imana iba yakubonye. Urava mu bapfumu ugashaka no kujya imbere y'Imana. Aho kugira ngo ukunde abami babiri, wahitamo umwe. Nshuti yanjye, wahitamo umwe, wahitamo umwe. Uhisemo akaba ariwe uzaguhemba. Haleluya, Mana ishimwe. Wahitamo umwe, uhisemo akaba ariwe uzaguhemba. Nimba ukurikiye Imana, yikurikire n'ibyawe byose. Nimba ukurikiye Imana, yikurikire uyubaha, yikurikire ufite ukuri, yikurikire wanga ibyaha, yikurikire ukiranuka, yikurikire wiyemeze kuyikurikira, wiyemeze kuyihanga amaso. Waba uraye uyihanga amaso, uri mu ntambaro uyihanga amaso. Muririmbyi yaravuze ngo ntiducogore gusenga, ngo kugeza ubwo Yesu azaza. Reka gucogora, reka gucogora, reka gucika intege. Ngo nurangiza uve mu byizerwa, ngo nurangiza usubire inyuma, ngo nurangiza utukishe izina ry'Imana, kuko uburozi bw'Imana buzaguhitana. Nukomeza kuvanga, uvangavanga. Imana itugirire neza, Imana idutabare, Imana iturengere. Abizi neza ko iri jambo nagira ngo nkubwire ngo nturisuzugure. Wenda yaba ari imburi, wenda ibi yaba ari imburi. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Iki ni cya gihe, turi ba Nowa. Babwira abantu ngo mwihane, muzategereze ngo mutegereje Nowa wa kera. Nowa yabwiye ubwoko bw'Imana ngo nibwihane. Bamwe baramusuzugura, abandi baramutuka, abandi bamufataho ijambo, kuko bibwiraga ko hari amahoro. Nyamara nta mahoro yari ahari. Ngira ngo nkubwire ngo isi n'ijuru ni Imana yabiremye. Ntabwo uzi igihe Imana izubikira iyi si, ntabwo uzi igihe izavuga ngo birarangiye. Senga ukiranuka, senga uba imbere y'Imana uyikiranukira. Wa mukobwa ukiranukira Imana, wa musore ukiranukira Imana.
imana izaguha umugisha. Nuyikorera ukiranutse, nuyikorera uyihanze amaso, imana nayo ntabwo izagutererana. Nuyikorera umutima utagucira urubanza, imana izaguha umugisha, imana ikugirire neza kandi imana ikwishimire. Reka dusenge imana, reka dusenge imana y'amasaha, reka dusenge imana ikugirire neza. Kuri wowe wemeye imana ikugarukeho, kuri wowe wemeye imana igutabare, kuri wowe wemeye imana iguha imbabazi zayo, kuri wowe wemeye imana iguha umugisha, kuri wowe wemeye imana ikugirire neza cyane. Imana yivange mu byawe. Muririmbyi yatubwiye neza ngo haragowe abo banyabyaha banze kubireka, bicare neza bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Garukira aho ngaho, uve kuri uwo muriro wicayeho. Uwo muriro uzagutwika, uwo muriro nta cyiza cyawo. Uwo muriro uzahora ubabara ibihe byose. Imana itugirire neza kandi imana idufashe. Reka dusenge imana, imana iduhane umugisha. Uri data wa twese mwiza, uri imana y'amahoro, uri imana yo kwizerwa, uri imana yo kwiringirwa. Mana we uri data wa twese, bera hose icyarimwe. Ngo maze witegereza abahanuzi barimo barakubeshyera, wumva urababaye cyane, uravuga ngo ugiye kurukana uburozi. Mana we turakwinginze kugira ngo urengere ubwoko bwawe, niwongere usuka agakiza mu bantu bawe mu izina rya Yesu. Ndabizi neza ko Satani ashaka gutsinda, ariko ntabwo azigera atsinda. Murimo wawe ubere maso Yesu, murimo wawe ndakwinginze kugira ngo ubere ku rugamba mu izina rya Yesu. Abanze kwihana nubatere mu mutima wo kwihana mu izina rya Yesu. Bongere bagarukira imbere yawe, nutanga agakiza kawe mu bari baracitse intege, nutanga agakiza kawe mu bari barabivuyemo, mu bari bakubeshyera. Nabo ngabo nugenda ubagakiza umutima wabo, ubakomange, ubemeze kureka ibyaha, ubemeze ko bagomba gukizwa no kubwiza abantu b'Imana ukuri. Urakoze Yesu, ngaho nuha agakiza ubwoko bwawe. Mana nsengeye umurimo wawe, urababaye kubw'umurimo wawe, ariko umurimo wawe niwururuke, urukire kuwurwanira no kutuneshereza. Urakoze kubyumvise, urakoze kwesheje icyubahiro, urakoze ku bwoko bwawe urengeye, urakoze ku bwoko bwawe wongeye ushubijemo ibihe, urakoze ku bwoko bwawe wongeye uhaye imbaraga ndetse n'amavuta. Urakoze Yesu kugarutse ku bahanuzi, urakoze Yesu kugarutse ku bapasiteri, urakoze Yesu kugarutse ku bavugabutumwa, urakoze Yesu kugarutse ku baririmbyi. Urakoze Yesu, uri Imana y'inyembabazi. Urakoze kubw'ikiganza cyawe urambuye ku murimo wawe. N'aba ngaba babeshye bakababwira ngo ni amahoro, kandi nta mahoro, barakoze ibyaha. Urakoze kugiye kubaha agakiza, bakajya baza mu nzu yawe bihaniye kureka, bakajya baza mu nzu yawe batinya icyaha ndetse n'igisa nacyo, nibwo bazabona umugisha wawe. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.